Yes. Welcome, my people. This is your boy Junior, aka Publisher, Creator, Motivator, Mr. Bomb. You know that I love you from beginning to the end. Now, this is a true story. This is a hit story. This is a face to face, barrier to barrier, country to country, border to border, with the best interview, alongside with Camilla Man, Marius. Riko, abantu banje mumeze neza. Nje kwicara hano ngo tuganire, so naraye muri studio, muri kubibona naye muri studio ibitutsi wagira ngo biranyishe, ariko kubera ko nyine tuba tugomba gukora amakuru avaho tubahandi, amakuru avaho tubahandi, amakuru avaho tubahandi, niyo mpamvu umuntu yemera karara nice kugira ngo akomeze gushimisha abantu mwese mudukurikira. Banje gushimira rero abantu mwese mukurikirana Kai TV show by'umwihariko, mbabwira ngo amahoro n'umugisha bitangwa n'Uwiteka bikomeze bibahongwagazeho, kandi aho uri hose hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo ukomeze kugubwa neza. Uyu munsi tugiye kwiganirira, ariko ntago navuga ko ari inkuru iri trend cyane, ariko n'umuntu byanjemo kumva nshaka kumuvugaho cyane. Ni umwe mu basani bakomoka mu majyepfo, ngira ngo ni mu karere ka Huye. Yitwa Kenny Edwin. Uno musani ndashaka kumuvugaho cyane. Ni umusani mu by'ukuri ibikorwa bye bikunze kugaragara gakeya, ariko kimwe cyo mu kintu muziho cyangwa se kimwe cyo mu kintu ngewe Kenny Edwin tujya duhuriramo byinshi cyane ni ibitaramo. Ni umwe mu basani bataramira abantu cyane, kandi ni umwe mu basani bishimirwa, ariko kuba yabona spotlight imumurikira kugira ngo ikomeze mumurikire nicyo kintu cyonyine gisigaye cyarabuze kuri we. So abantu baramuzi ariko ntago bamuzi cyane. Ni umwe mu bahanzi rero batangiye umuziki kera, ariko sinavuga ko ari kera cyane, ariko hashize igihe, kuko ari buriya hagati ya Yampano na Kenny Edwin ntekeza ko umukuru ni Kenny Edwin mu bijyanye n'umuziki. Mu bijyanye n'umuziki Kenny Edwin niwe watanze Yampano kuza kuri spotlight cyangwa se kugaragara mo gake y'ukuntu, wenda nuko Yampano yese ahirwa kaza akahita akora hit songs zigiye zitandukanye, ariko Kenny Edwin ni umwe mu bantu batangiye umuziki nawe hashize igihe batangiye umuziki. So ni umusani ukomoka mu karere ka Huye, mu gace k'abahanzi benshi bagiye batandukanye. Murabizi Huye haturuka abahanzi benshi bagiye batandukanye, harimo nk'uwo Kenny Edwin, harimo uwitwa Vako, harimo n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Aba bahanzi ba hip hop bamwe bagiye bavukira inaha. So inaha rero mu karere ka Huye ni igicumbi cy'abahanzi, cyangwa se haturuka abahanzi benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ati se Kai, kubera iki uyu munsi wa none ugiye kuvuga kuwitwa Kenny Edwin, habaye iki? Nta kindi, Kenny Edwin nuko maze iminsi mubona cyane. Ni umusore uri gukora cyane kugira ngo ibikorwa bye bitere imbere. So Kenny Edwin rero tumaje guhura mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye. Hari ahantu twigeze guhurira bwa mbere, ndumva mpura n'uno musani, twahuriye mu gitaramo cyari kiri kubera ahantu Kacyiru. Nari nagiye ahantu yari buririmbe icyo gihe. Kenny Edwin turahahurira mu mbari zaho. Kenny Edwin twongeye guhurira muri kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Rwanda ishami rya Huye n'ubundi, aho yari yaje gutaramira abana baho, ngira ngo ni muri Isango na Muzika Awards cyangwa se IMA Awards. Kenny Edwin nanone nongera kumubona muri Iwacu na Muzika Festival, arimo arataramira abantu biwabo ihuye. Yabanje kuri stage, kwa kundi babanza umuntu kuri stage akabanza akaririmbira abantu. So Kenny Edwin rero muri no minsi namubonaga mu cyo bita media tour itandukanye, ariko iyo media tour yakoraga yabaga ari kumenyekanisha indirimbo ye ngo koroba mu mutima ndiko na mapenzi nawe uracyankurura. Yes, bamwita Kenny Edwin. Ni umwe mu bantu muri ino minsi ndi gukunda cyane bitewe n'imiziki myiza ye. Ngewe ni imiziki nkunda umunsi ku munsi. So twari turi kuganira rero kuri Kenny Edwin, ariko hari zimwe mu ngoma ze zigiye zitandukanye, hari abantu batagiye bazimenya, ariko ni ingoma nyinshi, kuko uyu musani ngira ngo agize ingoma zisaga 28 zose ziri kuri YouTube channel ye, cyangwa se ku muyoboro we wa YouTube. Ushobora kugenda ukamukurikira cyane. Hari indirimbo zagiye ziba hit
byatari nk'indirimbo yitwa indirimbo yitwa Bon. Ni indirimbo yabaye nziza, ni bon rwose, ni indirimbo abantu bakunze ari benshi. Iyi Koroba nayo biri kugaragara ko bari kwikunda. Hari indirimbo akoranye na Fireman yitwa Suku, nayo abantu barayikunze cyane. Hari yitwa You nayo yakoze ngira ngo hashize umwaka umwe, imaze kurebwa n'ibihumbi 47, ndetse hari n'iyitwa Deep in Love imaze igihe cy'umwaka nayo imaze kurebwa n'ibihumbi 18. So icyerekana ko uno musana ari gutera imbere. Reba afite nk'ingoma zimaze umwaka ugasanga ifite ibihumbi 18, ariko kuri uyu munsi turi kumubona kuri Koroba ifite ke 19 mu byumweru bibiri. So ibi ngibi rero bikwereka ko ari umuntu uri kwavansa mu iterambere ry'ibintu agenda akora. Edwin rero iyi ndirimbo yagiye ikoramo ibyamamare bigiye bitandukanye, kuko ni indirimbo yakozweho n'abantu benshi batandukanye. Indirimbo yitwa Koroba, wenda ngiye kubaciramo bamwe mu bantu bagiye bayikora hano. Nahoze ndi kureba abantu bakoze indirimbo kugira ngo ijye hanze. Ni umushinga wakozeho abantu benshi byatari, kuko nababonye abantu bakoze kuri iyi ndirimbo yitwa Koroba ya Kenny Edwin. So Kenny Edwin ni umwe mu bantu bafite ijwi ngiye nkunda cyane, nishimira. Man bro, Imana izakwagure man, Imana izagura ibikorwa byawe, Imana izabyagure kabisa, ubashe gutera imbere, kuko ndabizi ko urihiringa cyane umuziki urawukunda. Abari kumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye baba star, umunsi ku munsi bagerageza kugira ngo umuziki uno musani utera imbere. Ani byanga bikunda, komeza man, komeza uhasoringa, ariko ndabizi ko igihe ni igihe itararizaka bro, itararizaka. Hano ntabwo nshatse kuvuga ko Kenny Edwin tutamuzi cyane, ni umwe mu basani banakundwa n'igitsina gore cyane. Niyo makuru mfite ndi kugira ngo nze kuganira. Nabanje no kumwandikira ndi kumubwira ko ngiye kumukoraho ikiganiro, arambwira ati fresh n'utuntu nagendaga mubaza duke yagendagamo amakuru. Rwose ni umwana mwiza, God bless you bro, ahantu uri hose anamwije kumera umugisha. Ngira ngo n'abandi bahanzi benshi bihuye tuzagenda tuganira cyane kugira ngo tubashe guhuriza hamwe, ndetse tunakore kugira ngo umuziki w'u Rwanda ubashe kuba watera imbere. So Kenny Edwin indirimbo ye yitwa Koroba ni indirimbo mu by'ukuri nziza cyane, irimo video vixen mwiza, umu video vixen rwose unabizi witwaye neza cyane muri iyi ndirimbo. Ikindi uyu mu video vixen amakuru mfite nuko atari ubwa mbere ashobora kuba abaye video vixen. Abantu rwose mukurikirana uyu mukobwa ashobora kuba atari ubwa mbere abaye video vixen. So ikindi uyu mukobwa yitwa Keza, ni umu vixen witwa Keza, akaba ari wo Kenny Edwin ashobora kuba yarifashishije akora iyi ngoma. So iyi ngoma rero yakozwe n'uwitwa Package, cyangwa se uwakoze beat maker yitwa Package ngira ngo ari mu bantu baba hafi Kenny Edwin muri ino minsi, niko nabivuga. Package ari gukorana rero na management ya Kenny Edwin. Management yitwa Life Freestyle, akaba ari imwe muri management Kenny abamo rwose. Iyo management akaba ari yari ifite Kenny Edwin ndetse ifite n'uwitwa Fireman, niba ntibeshye, ariko ndumva ari byo. Yari Fireman na Kenny Edwin, Package ariho hantu ari kubarizwa. So indirimbo rero umuntu wayanditse ni Package n'ubundi witwa Kado Cartoon, ndetse na Kenny Edwin mwenyewe, cyangwa se nyirubwite nyir'ingoma. Base yashyizemo n'uwitwa Obahe Base. Ubundi video yakozwe n'abitwa Farmers Production, assistant bamwita PTR. PTR izina ryari ringoye kurisoma byatari. So urumva ko rero ni ingoma yakozeho abantu benshi bagiye batandukanye, wenda simba rondogoye bose, ariko icyo nzi cyo ni ingoma yakozeho abantu benshi. Ni n'ingoma nziza. Abantu mutarareba Koroba ya Kenny Edwin mugereho muyirebe, nimurangiza kuyireba munamusupporting, even no kwisharinga mani.
ni ibintu byiza byatari. Ngewe urankunda umuntu ukora bya danje, niyo mpamvu nahise mvuga ati Kenny reka mbanze mukore ikiganiro ndetse tuganire n'abanyarwanda twumve n'ukuntu Kenny Edwin mugenda bamuvuga. Nejo bundi mu minsi iri imbere ndajya mu kiganiro cya Iwacu Vibe, ngira ngo abantu mukurikirana Kaya TV show murakizi. Iwacu Vibe turi buze kuganira n'abantu mu cyaro, tuganire ku muhanzi witwa Kenny Edwin, twumve niba koko azwi ahantu henshi agiye hatandukanye cyangwa se twumve kuntu ibihangano bye babifata. So by'umwihariko rero ngiye nkomeza gushimira abantu bose badukurikira umunsi ku munsi. Ntago mba mvuze ngo dushyigikire Kenny Edwin gusa, mba mvuze ngo n'undi muntu runaka ushobora kumushyigikira, ushobora kumusapotinga, nufata mugenzi wawe ukuboko mugatera imbere, bizaba ari byiza byatari. Wenda icyo navuga, ubutumwa nahereza umuhanzi ubwe Kenny nuko ukora imiziki myiza pe, imeze neza, iri kuri standard nziza. Ntekereza ko ni n'imiziki abantu bishimira, ahubwo ikintu cyonyine keep up, uduhe noneho imiziki myinshi. Ikintu kikibura cyonyine ni ukuri budukubita ingoma nyinshi, then uduhereze na collabo zindi ziremereye. Turashaka collabo zawe n'abandi bahanzi bakomeye, turashaka uduha indirimbo nyinshi muri uyu mwaka, uduha indirimbo irenze imwe, izirenze ebyiri, izirenze eshatu, ubundi twishime tuhatwike. Ndabizi stage ubu zifite ari nyinshi cyane, ubundi dutwike hashye kabisa. Ndabashimiye cyane abantu mwabanye nanjye, nitwa Junior Kai. Ukore subscribe kuri Kaya TV show, ubundi dukomeze twibanira umunsi ku munsi. God bless you.